abatari bwamenya ati se ni bande wibajya kuvuga ati abantu baraba babateye baraba babibye ni bande ati bavuga ko ari badukuye se ni biki bikabayobera nyine bikabacanga. Iyo timu yero ni njyewe n'undi muhungu umwe sindi bwamuvuge mu izina we yaranafunzwe yafunguwe ejo bundi nge twari tuyikuriye iyo timu. Twumvisha ko wahindutse, twumvisha ko wakijijwe, hanyuma ntuzongeye kubisubiramo kundi. Cyuganiza na bagenzi bawe bakibirimo nabo babireke. Inda ugasenga Imana ibigufashamo. Nuko ariko ngewe ibyo ntibyaje kuboneka bitewe nuko Satani nyine yakomeje kubingwanyirizamo bitewe n'umugambi Imana ari mfiteho. Ngewe nabigezemo nyine bigeramo nabi, nitwaramo nabi, mura n'abakobwa benshi twakinanaga najyaga mbashuka nkabaganiza bajyana ku mateleviziyo, nkaza nkabasambanya mbashukira ibyo ngibyo nzajyana ku mateleviziyo. Abo nshutse ati yes, reka nizere ko mumeze neza cyane, reka nizere ko abakunzi ba TAS TV show ibintu byose ari terebye, Uwiteka ari kubandindira cyane. Ni The Creator Erica Blessing, chairman w'icyaro cyangwa se nomite n'ayandi atandukanye. So uyu munsi muri studio za TAS TV show ntabwo ndi ngiye nyine, ahubwo nakiriye umusore, sinzi niba ari umusore niba se ari umugabo, araza kutwibwira. Natinze rero reka tumwakire muri studio za TAS TV show. Karibuni. Urakoze cyane. Wangira ngo watangira wibwira abakurikiranye TAS TV show. Murakoze cyane. Amazina nitwa Ngabo Olivier, ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore n'abana babiri. Ndi umukozi w'Imana, ndi mu rugendo rugana mu ijuru, nsengera mu itorero rya ADPR Paruwasi ya Ntunga. Aha, ngira ngo rero abakunzi ba TAS TV show ngira ngo mujya mubona tubazaniraho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, impano zigiye zitandukanye. Uyu munsi mwumvishe umuntu ndi kumwe nawe, bamwita Ngabo Olivier. Ngira ngo mwamwumvishe ni umukristo asengera mu itorero rya ADPR. Ariko Ngabo, reka wenda mpite nkushyira muri gahunda neza, reka tureke kujya kure cyane. Ngabo Olivier uyu nguyu ni umuntu tuziranye kuva kera. Wenda wowe ukurikiye ikiganiro aka kanya ushobora kuba utamuzi, ariko ngewe wicaye hano inyuma kuri kamera, uyu Ngabo Olivier tuziranye kuva kera, tuziranye ku bintu byinshi. Biraza gusaba ko wenda ari buze kubanza kwintroduce nda ku buryo wiheje, ariko wenda reka mbanze muvugemo gakeya. Uyu mugabo mureba hano imbere, uyu mugabo twakoranye byinshi, twakoranye amafilime, twagize dute, muri makeya reka ze ababwira ubuzima bwe muri rusange. Ni byinshi cyane, ngewe araza kugenda babunyuriramo muri makeya, mu buzima bwe butandukanye yagiye acamo, haba byinshi yagiye acamo. Reka nere kwizimba mu magambo, nawe tumuha umwanya muri TAS TV show kuko ijambo arahirihorana, hanyuma agira ikintu atubwira. Murakoze cyane, turabashimye. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Nk'abakristo cyangwa se abana b'Imana, umuco dusangiye nuko ikintu cyose tugiye gukora cyangwa ikintu cyose tugiyemo tubanza gusenga, tukabanza tukiragiza Imana kugira ngo Imana ize kurushaho kubana natwe. Katubanze rero dusenge, dukomeze. Mana Data mwiza, Mana yo mu gihugu cyo mu ijuru, turagushimye, tugushimye kubw'uyu mwanya duhaye. Turagushimye Data ko tugiriye neza, uri umunyacyubahiro cyinshi, uriho kandi uzahoraho. Turagushimye Data ko watugiriye neza, ukemera ko tugeze amagingo yatugihumeka umwuka w'abazima. Wandinze, urinda bene Data bose, urinda aba banyamakuru bari imbere yanjye, urinda ndetse n'abandi bose badukurikiranye. Waturinze, warinze igihugu cyacu, warinze isi yose muri rusange. Nushimwe Data mwiza. Data mwiza rero tubanje kuguhamagara, tuguhaye ikaze na karibu. Turakwinginze ngo uzubane natwe muri iki kiganiro tugiye gukorera aha kuri izi kamera. Turakwinginze ngo kigire aho gikura abantu, kigire naho kibageza, ntabe ari ikiganiro gisanzwe abantu bacyumva gisanzwe, ahubwo gihindura imitima ya benshi. Uwiteka nyakubahwa Imana rero turakwinginze ngo Mwuka Wera aze amanukira mu mitima yacu, Mwuka Wera azatuyobore kugira ngo mu byo tugiye kuvuga twe gutandukira izina ryawe, twe kujya kure y'icyubahiro cyawe, tuboneke Data imbere yawe tukunezeza. Ndakwinginze Data mwiza, ubuhamya tugiye gutanga cyangwa se ku kiganiro tugiye gutanga, turakwinginze ngo Mwuka Wera azabane natwe kugira ngo twe kugira ibyo tugabanya cyangwa tugira ibyo twongera. Urakoze, turagushimira mu izina ryawe Yesu, amen.
murakoze cyane. Nawe urakoze cyane kuturageza Uwiteka. Bamwita Ngabo Olivier. Reka njye mpite nizaniramo ako star ka kera bamwita Oliver Star. Ni umuriro w'umugabo muri hano bamwita Oliver Star. Oliver Star doherukana kera ahubwo ntarajya Kampala. Ukiri mu bintu bya entertainment, ukora muzike, indirimbo, ukora movie, ukora comedy, ndetse warizweho ku kintu bita igishego. Ibyo bintu warabiretse cyangwa bimeze bite? Prophet Noheli yagize uririmba indirimbo aririmba ngo ngaho nari ntuye ntabwo ariho nyituye, ngo Yesu yaranyimuye ntabwo ariho nyituye. Dushimye Imana rero natwe ko twari duteteraho tugituye. Nk'uko bivuze tuziranye kera imyaka myinshi guhera za 2021 turaziranye, twakoranye byinshi nyine nk'uko babivuze, twakinnye amafilimi nk'uko babivuze nyine cyane cyane ku bintu bijyanye n'ibishego. Bitewe nyine n'imyaka nari ndimo n'igihe nari ndimo nabikoraga nyine mbona byishimye. Njya nkunda kubwira abantu nkabwira ni ikintu ndimo ngewe ndakimaramazamo nkagikorana imbaraga zanjye zose. Ndi muri ibyo bintu nabikorana imbaraga zose zishoboka nkabyisanisha nabyo. Ngira ngo uragenda wereka abantu badukurikiranye ko cyera byabaga bimeze ntacyo bitwaye, n'ubuhamya nabwo nabikoraga numva nyine mbyishimiye. Ariko ndashima Yesu nyine nkuko muri imbya yarimye ngo aho nari ntuye ntabwo ariho nyituye, ngo Yesu yaranyimuye ntabwo ariho nyituye. Rero nanjye ibyo byarahindutse. Imana yaje kungira neza, imindura amateka. Ni byinshi nyuma yuko tuva muri amafilimi twamanje guca no mu bundi buzima nabwo butari bwiza, ubuzima bwari butugoye, Satani yaratubatiyemo nibirebire. Ngira ngo twakese nangiye ku ntangiriro hakomeza. Ngira ngo wene nacyo kintu cyaba cyiza kugira ngo abantu baze gusobanukirwa neza. Urabivuga uti aho nari ntuye se unyituye, buriya mu isi mu buzima duhora tuvuga tuti habiho icyo bita impinduka cyangwa impindura amatwara. Ibyo biba ari byiza cyane kuko niyo n'umukene aba arakora kugira ngo agire ku iterambere nawe yitwa umukire. Ni byiza cyane, ndabishimiye kumva ko hari ahandi hantu wavuye hakaba ari ahandi hantu wageze. Muri makeya tutagiye muri byinshi ugiye gutangira ubwira abantu ubuzima wari urimo mbere mu buryo burambuye busesembuye nta kibazo. Hano ufite umwanya utangira ubuzima bwawe muri make. Hari ukuntu wintroducingira abantu hanyuma unaze kuduha utubwira ukuntu waje gukizwa. Buragewe ntabwo biba byoroshye. Cyo duherukana nkuzi ku bintu by'ibishegu iki witwa Oliver Star, ariko urumva Uwiteka akoze imirimo yahinduye ibintu kandi bishimirwe pe, abishimirwa. Ngira ngo reka nk'umwanya wintroducingira abantu bakumenye neza. Ni muntu ki Oliver Star aka kanya? Ni muntu ki ese yahoze ari muntu ki Olivier? Tumumenye muri makeya. Murakoze cyane. Ngabo Olivier cyangwa se iyo zina rya kera sinjya nkunda kurivuga njyewe. Ubundi Ngabo Olivier nari umwana wavutse mu bana 4, abahungu 2, ubwo ninjye muhungu wa 2 nyine n'abakobwa 2. Nari umwana wa 3. Navukiye mu muryango usa nkaho wishoboye nta kibazo ufite. Mama yari umwarimu, papa yari umucuruzi. Mvukana n'abana bane n'umwana wa 3, habanza umukobwa agakurikiraho umuhungu, hakurikiraho agaheruka umukobwa. Mba muri ubwo buzima nyine ntacyo mbura ntacyo nyena. Hanyuma uko nagiye nkura Satani yagiye aransaba nangira kwitwara nabi nyine by'imyaka. Namwe murabizi imyaka ya gisore mutangiye gukura, tangiye kubona ko atangiye kuzana ubwanwa, tangiye kugira impinduka z'umubiri agira nyinshi zitandukanye. Tangiye kuba umwangavu. Ari impinduka muri we, tangira kwiyumva, tangira guhinduka. Nanjye nuko byangendekeye, nangira kwiyumva, nangira guhinduka, nangira kwanga ishuri. Ariko buriya njya nkunda kubwira abantu mu ijambo rimwe rivuga ngo ikintu cyangwa se umuntu Imana ifiteho umugambi imukomeraho. Kubwo umugambi Imana yari ifiteho, Satani yagerageje kuwurwanya. Iyo urwanya nyiri umwana itangira kuwurwanya nyiri umwana, mbikirarandananirana nyine mu rugo. Kwiga biranga, kandi mama yari umwarimu. Kwiga biranga burundu, biranga, ishuri rirananira.
barampinduranya bakamvana hamwe bakanjyana ahandi, bamvana inaha i Rwamagana banjyana kwiga ku Gisenyi biranga, banjyana i Karongi biranga, banjyana i Muhanga biranga. 2022 rero koroniza nari ngeze mu wa kabiri segonderi, nibwo nsa nkaho ishuri ryahise rirangira. Korona mbega yaje isa nkaho isoje ishuri, nitandireka ndabane sinzasubira ku ishuri, imyaka imaze kunsiga, maje kuba mukuru, namaze kugira imyaka 10, namaze kugira imyaka 20, nujuje imyaka 20. Mba mvuye mu ishuri nibwo twaje guhura rero, nibwo naje guhura nawe Upenge the Creator rwose, duhura nawe uri muri ibi bintu n'umuntu ukirimo, gusa Yesu azabigufatiremo bizakugira umusaruro, bizakugira umumaro. Nibwo twaje guhura, dusa nkaho tubyinjiranyemo turayifatanya. Yewe nari mfite impano yavyo, kuko narabikundaga icyo gihe, narabikundaga numva maramaje, ntumva nta kindi kintu nshaka kuba muri njyewe, nkumva nshaka kuba umustar nyine. Mbikora mbikunze rero, mbikora numva mbishaka, mbikorana umwete wose, ku buryo niyo byansabaga kwambara ubusa narabwambaraga, iyo byansabaga kunywa itabi nararinywaga, ibyansabaga byose narabikoraga. Mbikora mbikunze, mbikorana umwete wanjye wose, ndabikora. Video zimwe na zimwe ziri ku YouTube muzagenda muzireba, njya mu ndirimbo, wenda benshi ntabwo bari babizi, ariko ni indirimbo nasaga naho nakoraga ntizari nizanjye. Hari indirimbo z'umuhungu wari inshuti yanjye, twari twarahuriye i Karongi, none rero umuhungu nawe utazwi bamwitaga Gwema Sam cyangwa se RSB nini. Nza gufata izo ndirimbo mbona nawe ntagazwi, nta n'umuhata, bikoragamo abishimisha nyine, ari umukobwa bikorera bakundanaga. Ndazifata nubwo natangiye kuzibyaza mu musaruro, najya kuzikorera amashusho, nuko ndatangira nyine ndabikora. Indirimbo zisa nkaho zitangira kwamamara, ngira ngo bibuka neza ko twigiye no kujya ku itangazamakuru, ku Izuba TV, kuri televiziyo, tujya guhora interview. Nangiye gusa nkaho nangiye kuzamuka, noneho Satani n'undi aza kunsaba subira inyuma none nsa nkaho mbivuyemo. Mu kubivamo mba mbonye akazi mu ruganda ukora ferabeto n'uruganda rwa Steel Rwera ni Rwamagana, Umurenge wa Munyiginya mu Kagari ka Cyarukamba. Njyamo nkoramo igihe kiza kugera nabwo ndahagarara ndasohoka. Rero ubuzima butangira kunkubita, nagiye nihutisha kuko ni birebire cyane, birumvikana. Muri nsubije inyuma gatonya muri izo shooting cyangwa muri ubwo busetari, none naje guhura n'umukobwa, nawe uramuzi bamwitaga niyo Mugeri Pascaline, nawe dukinana ibyo ngibyo, tuza gukundaniramo nk'abana bato nyine, tugenda dukora byinshi bitandukanye, turasambana, nsambana n'abakobwa benshi nyine. Muri ibyo byose murabizi ibintu bya entertainment, akenshi uyitirinze niwe wihagarareho ngo n'Imana usenge guhagarareho, ari akuntu bihura n'izindi ngeso mbi. Nanjye reka nongeraho akantu kibivugaho ngaho, abantu bari entertainment bajye babisobanukirwa neza. Entertainment ntabwo ari ikintu upfa kwinjiramo uko wiboneye, ni ahantu uhuriramo n'inzitizi nyinshi zitandukanye, bisaba kuba uri umuntu wirinduka w'amaso, ndetse ikindi rimwe na rimwe ukiragiza Imana ugasenga. Ntabwo biba byoroshye, uru ni urugamba. Iyo urimo urabona abantu bari kukureba ari benshi, uri gutangira gufata akazina, niko benshi baba bagukeneye, niko benshi, kandi yaba imigambi myiza yaba imibi yaba bimeze gute ntubimenye. Ubwo rero haba hagomba kuba amatansiyo, abantu bajya babisobanukirwa. Ntabwo biba byoroshye nyine, ni akazi ariko nako gasaba tansiyo. Twikomereze nta kibazo. Nuko nyine uko bivuze nyine biba bisaba kwitonda, ubushishozi, ubwenge no gusenga. Iyo bitabonetse rero urahinduka, ko umugani uri kubikora ugenda umenyekana n'abantu benshi, uhura n'abantu benshi, muri kwagura n'abantu benshi. Rero iyo muri mu buyobe mwese, nuko nisanga nyine muri gukora ibintu bitari byiza. Bamwe bisanga bari mu biyobyabwenge, bari mu matabi, bari mu nzoga, mu busambanyi, kuko batabashije kugira iki kwirinda. Ariko ibikoze ugashyiramo ubwenge, ukirinda, ugasenga, Imana iragushyigikira. Kuko hari n'abastari benshi tuzi kandi bakorera Imana, ariko bazwi cyane mu gihugu tuzi, harimo abatewo, harimo n'abandi bagiye batandukanye. Ntibivanaho yuko bari abastari, kandi ntibivanaho ko banakorera Imana. Ubwo ibintu byose ushyizemo ubwenge, ukirinda, ugasenga, Imana ibigufashamo. Nuko ariko ngewe ibyo ntibyaje kuboneka bitewe nuko Satani nyine yakomeje kubingwanyirizamo bitewe n'umugambi Imana ari mfiteho. Ngewe nabigezemo nyine
bigeramo nabi, nitwaramo nabi, mura n'abakobwa benshi twakinanaga najyaga mbashuka nkabaganiza bajyana ku mateleviziyo, nkaza nkabasambanya mbashukira ibyo ngibyo nzajyana ku mateleviziyo, abo nshutse ati ni njyewe ukuriye amafilimi, ni njyewe ubikuriye byose, ni njye director, nkabasambanya. Ba muri ubwo buryo, mba muri ubwo buzima bugoye. Hanyuma nyuma yaho gato ndihutisha, biza kugera nyine igihe nsa nkaho mbivuyemo, nibwo wa mukobwa nyine nabwiye nitwaga Niyomwungere Pascaline yaje kumbwira ko namuteka. Yataruzuza imyaka y'ubukure. Sa nkaho bigora. Nuko byari ikibazo gikomeye. Byari ikibazo gikomeye cyane. Ariko Imana dushyigikiye midufatiramo. Ntari umuntu usa nkaho yubashye, nubwo nakoraga ibyo byose ariko nari umuntu usa nkaho yubashye, nkomoka mu muryango yubashye, ndetse n'umuryango we nabo ari abantu biyubashye. Twarahuye turaganira, tubyumvikanaho, tubona ko nta kibazo, twese twabikoze turi abana, habayemo uburangare bw'abana nyine, hanyuma badushakira uburyo turabana. Murabana. Icyo nicyo cyiza cyane, urumva ko aho ngaho byaje kuba byiza, ntabwo byabaye nka kwa kundi usanga umuntu atera umukobwa inda muri iyi minsi. Bantu mudukurikiranye urubyiruko mu byumve pe. Hari ukuntu umusore arimo aratera umukobwa agahita amwigurisha. Ujye utekereza neza ko umuretse, wowe ejo bundi n'umubyaro umwana wawe nawe bakagenda gutyo, urumva iyo si turi kubaka ari iyi. Byibuze wenda niba rwose inshuti yanjye urongora umukobwa ubona cyangwa se bikorane n'umuntu ubona ko watunga, niba unabona byanze uvuge ati uyu muntu namutunga ariko wimujugunya pe. Reka dukomeze ubwo buzima bose waje kubicamo birarangira murabanye. Turabanye ubwo nyine nsa nkaho mbonye akazi, nabwo n'ubuhamya bukomeye ko nashatse umugore mfite inoti 3,000, tubana mfite inoti 3,000, kandi ngomba gukodesha inzu, ngomba gushaka ibyo kurya n'amatera yo kuryamaho. Byari ibintu bigoye, ariko nyine Imana yabiturindiyemo biraba, abantu badutera inkunga baradufasha, turabana igihe kirekire turabyara, twabaga mu Mutara tuza kugaruka inaha rwego rwo gushaka imibereho. Hanyuma nibwo ninjiye mu ruganda nyine ndakoramo, igihe kirekire ndasohoka naho naringeze nyine mbere. Nkisohoka rero naraje ubuzima buranshanga, ntangiye kubona ko inzara itangiye kuturya nyine, itangiye kumera nabi, abantu batangiye kujya banseka ati gututunga umugore ukagaburirwa n'iwanyu, gututunga umugore aho iwanyu bamumenya, imyambaro ari iwanyu bamumenya, ibyo kurya ari iwanyu babamenya, buri kimwe cyose babamenya, uri umuntu w'umugabo. Ati nawe irwaneho ukore, ushakire umuryango wawe bibatonga. Hanyuma kubwa Satani cyangwa kubw'imigambi mibi ya Satani, naricaye ndatekereza. Aho gutekereza ibintu bizima, nibyo namabwiraga ni buri bwenge no gutekereza bifasha abantu. Aho gutekereza ibintu bizima, njye natekereje ibipfuye, kuko Satani nyine yasaga nkaho yandaritsemo, Satani yasaga nkaho ari kunyobora muri iyo minsi, bitewe n'ibyo umuntu n'imiryango abakomokamo, n'ibyo baradutongereye na za karande byose n'ibindi bintu byose bigiye bitandukanye. Aho gutekereza ikintu kizima cya ngira umugabo ngo nkore mvana amaboko mu mifuka, ahubwo ngana inzira yo kwiba. Ntangira kwiba, niba inganda zigiye zitandukanye, ngira ngo inama urabizi, ni mu cyanya cy'inganda, ni mu cyanya cyahariwe inganda. Nta ruganda nibyemo, nagiye mu ruganda rukora amaferebeto, rumwe nakoragamo, niba ibyuma. Niba nibuka neza, hari inkuru igeze gucaho ko hari abasore bigeze kuba mu ruganda ngo bamwe baranaraswa. Icyo gikundi waba wari ukirimo cyane. Undi twari dufite groupe batwitaga ngo ni Badukujya. Ubwo twajyaga kwiba tugamagana ati Badukujya, kubigo nuba numvishije ayo mazina batari bwamenya ati se ni bande. Bigo bajya kuvuga ati abantu babateye babibye ni bande, ati bavuga ko ari Badukujya se ni biki, bikabayobera nyine bikabacanga. Iyo timu rero ni njyewe n'undi muhungu umwe, sindi bwamuvuge mu izina, we yaranafunzwe, yafunguye ejo bundi, njye twari tuyikuriye iyo timu. Twari tuyikuriye, twitaga bakavukire nyine, twajyaga na kwiba tugafata abana b'abasore bakiri abana bakiri batonya bafite amashagaga n'imyaka ya gisore, tukabajyana bakiba, tukaza tukabahemba. Twaragendaga rimwe na rimwe, ndibuka n'umunsi umwe twagiye turigaragambya nyine, turwana n'abasekiriti,
bahise ko abasekirite baba bafite imbunda, turarwana, umwe dushaka kumwaka imbunda, mugenzi we aturuka yiga ashaka kuturasa, noneho mugenzi wacu wari uri inyuma aje kudutabara, sasa wari urifata arapfuye. Ni mwango yari wowe point yari nge point, njyewe bagamije kuhita barasa. Ariko ari jambo ribi mu bibiri rivuga ngo nzatanga ibitambo, nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Imana yagiye itanga ingabo nyinshi zigenda zipfa ku bwanjye kubw'umugambi Imana yari imfitiyeho. Imana irandinda, umunsi ndawutambuka, ndakomeza ndabikora, nabwo sinacika intege ko bandashe amasasu 3 inshuro iminsi 3 bandashe itandukanye, ariko nabwo sinacika intege, ndakomeza ndabikora, natangiye mvuga ni ikintu ndimo ndamaramaza, naho naramaramaje mvuga ni ugupfa no gukira. Ndabikora mbibamo igihe kirekire, byanadukundira twagira icyo dukuramo, ntabwo amafaranga akadupfira ubusa, kugenda muri ubwo businzi, muri ubwo busambanyi. Pega aho kugira ngo nanayazane mu rugo nshaka iterambere mu rugo, ahubwo nkajyana muri ubwo businzi. Twaragendaga tugakora rwose, kabone igihe biduhira na miliyoni tukayibona, tukayizana aho kugira ngo tuvuge ni dushaka ibyo dukora nibura twiteze imbere, tuve muri ibyo ngibyo twari turimo, ahubwo tukajya mu businzi, tukagenda tukayanywera ahantu bitaga muri Nyakatsi Rwamagana, habaga ibintu biti bimansura, niho amafaranga yacu yashiriraga, tukajya kureba abakobwa nyine bambaye ubusa, bakora n'ibindi byinshi bikoze isoni nyine. Abantu bagiye mu mabote barabizi ko jeje isoni biteye ubwoba, akaba ariyo twiberamo, amafaranga yacu akaba arashirira, tubaho muri ubwo buzima bugoranye. Ariko nafite mama usa nkaho akijijwe, bose akansengera, akaba aransabira, imiryango yanjye ikaba irinsabira, bakuru banjye baza kugira amahirwe, baza guhishurirwa Yesu, baza kumenya Yesu, barakizwa, bakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, batangira kujya bansengera ndi muri ubwo buzima. Ariko bitewe n'uko nari ikinani, nari ikigomeke, ntawe wari kuza kumbwira, nta n'uri kuza kumbwiriza kuko baraninyaga nabo. Nari ikirara kubwo nageze kuri level naho nangira no kwiba mu rugo. Ndibuka umunsi umwe naje kwiba televiziyo, yari flat ya pusi 32, nigurisha 70. Yaraguze igitano, ndayigurisha, nigurisha n'umuhungu ubunyagasambu, nawe sindi bwamuvuge mu izina. Aje kuyimugurisha mu rugo, babimenye bamenya ayiri, bajya kuyigomboza, arangije abaca 90,000 nyine bakuramo inyungu ye. Barangije barambwira ngo basi umuyo wayigurishije duhemo makenya tugombore televiziyo. Ndabahakanira, ndabangira, mama aramenda ati mwana wanjye ngirira ibambe ume mu makenya basi mbone ko nayigomboza. Ariko ndanga kubw'umwuka wari undiho mubi, unangira umutima, numva nanjye sinabaga nzana undi, ndanga ndamwangira. Vandimwe banjye n'imiryango irahaguruka ibwira mama ati tumufungishe, ibi ntago ari ibintu rwose, uyu yazana twica. Mama aranga ati n'ubundi ninjye byose bizagarukaho, ninjye uzamugemurira, ninjye uzahangayika nimbona umwana wanjye ari muri gereza, mbona yabayeho mu buzima bubi. Nubwo ari mu buzima bubi, ariko nzi neza yuko akiri hano, igihe kizagera bukarangira. Mama gahinda karamwica, hanyuma igihe kiza kugera gake kwa kundi yagendaga asenga. Imana buriya igushaka iteza imiraba myinshi. Imana yaje guteza umuraba, noneho bivaho tubabajura nyine bazwi n'akarere kose karatumenya, tangira guhigwa, bohereza za maneko ziza kutuneka. Ndibuka imwe yaraje ikodesha uruhande rwo mu rugo, icuruza akabari. Maje gucuruza, aza no kutwegera dushuka ngo nawe ngo ni umuniga, nuko niyo ndimi twakoreshaga icyo gihe, ngo ndi umuniga, nshaka yuko nanjye muzajya muma imizigo. Ubwo Bibiliya niyo ivuga neza, avuga ati buri kintu cyose mukite amazina yacyo, niba ari imbwa muvuga ko ari imbwa. Ubwo nyine twabitaga imizigo icyo gihe. Hanyuma avuga ati nanjye ndi umujama wanyu, nshaka muzajya mu imizigo. Yabagaga ingurube, turamwanya rero mu rugo hari ingurube, nini ifite nk'ibiro nka 200.
duhe icyuma tugende tuyice tugikuzanire. Aduha icyuma ariko twari dufite ubwenge bwinshi. Aduha icyuma umunsi wa mbere umunsi wo kujya kubikora birapfa. Kubwo ubwenge bwinshi twari dufite rero turicara turatekereza, njye n'undi mungu twari tugiye kubikorana. Hari umuntu uri kutwitaho gutya, nta n'ikintu turamuha, nta muzigo turamuha, kuko twagendaga tugura amayoga menshi, akatugurira amanyama, akatugura ibiki byose, twashaka n'ibihumbi 10 akabiduha. Hari umuntu uri kutwitaho gutya bingana kuri urwo rwego, nta kintu turamuha, n'amafaranga amaje kuduha ntarenze iyo ngurube. Tumwigaho tubona ko atari mwiza, turagenda tubona twarakumenye uri maneko. Anje atubate oya genda umushoferi. Hano twarakumenye ahubwo no komeza kutugendaho tuzaguhitana. Atangira kugira ubwoba nawe, turangije tubivamo ndihutisha kuko umwanya ari mutonya. Ubwo byakomeje gutyo, hanyuma baragenda batanya kuduhiga, baraduhize bamwe barabafata barabafunga, abandi barabafata barabafunga. Ngenza gucika, ndacika, nafite ahantu inzu nishyira ku isoko ngo nyigurishe nambuke njye mu Bugande ubundi nshike. Hanyuma muri ubwo buzima, muri ko gucika, muri ubwo gutuma umutwe muri ubwo bupfu byose, aho n'Imana yaje gutangira kugira iki kunyihishurira. Baho ndacika, nacize amezi nk'amezi 5, nyuma nza gusubira mu rugo ngo ndebe ko byarangiye. Ndaza nicara mu rugo, nono mama yakundaga gusenga cyane, akunda kujya mu byumba by'amasengesho. Aza kujya mu cyumba kimwe, Imana iramubwira ati uriya mwana wawe ndashaka nkorera, kandi umubwire yuko iranzuye itazagurishwa adasenze. Mama araza arambwira ati mwana wanjye iriya nzu uri kugurisha nta bakiriya izabona. Kandi koko nanjye ndebye nuko byari bimeze. Inzu nari nyishyize ku isoko nshaka 6,000,000, hazaba 5 ndazanga, ejo nzishatse ndazibura zamenye, inyenda zanga ejo gutyo bigera kuri 3 biranga. Mbona byaranze burundu. Mama nubwo yaje akambwira gutyo, nabwo ndamusuzugura, kumva kumbwira gusenga njye byari ibintu bitabaho. Narabaswe, inzoga zarantwaye, ibiyobyabwenge byarantwaye, gusambanya bwaranyishe, Satani aba muri njyewe. Bundi Satani yarandimo. Hari ukuntu Satani abantu b'abakristo cyangwa se abandi bantu bakiri bazima abasa nk'abegeye nyine ngo abarasa imyambi hirya no hino ibateza ibyaha. Ariko no Satani yarenze kundasa imyambi yaraza anuramo, akankoresha ibyo yashakaga gukora n'ibyo yankoreshaga. Satani arankoresha. Hanyuma rero mama ndamugana ntabwo bibaho, aba n'abatubuzi, ntabwo imirimo bajya bayiroga, ahubwo baroga abantu. Uwo ni umutubuzi Imana ngo mpa amafaranga. Mama ati nyaboneka nta mafaranga yaka, ngwino ujye gusenga, ngwino urebe nawe nusanga ari abatubuzi ntuzagaruke. Hanyuma nza kwicara nitekerezaho nanjye ndeba ubuzima mbayemo. Ubwo ni Mwuka Wera wari wansuye yatangiye kunganiza. Na kicara nkitekerezaho hanetse koko ubuzima mbayemo ni bwiza. Ese bundi ari ikindi kintu mfite cyo gukora njyewe? N'ubundi leta yamiga, kandi simfite no kuba nayereka ko nareze kwiba, nta mpinduka zigaragara muri njyewe. Hanyuma mfata umwanzuro umunsi umwe turagenda. Nuko natangiye gusenga. Umunsi wa mbere nagiyeyo, ndagenda ndasenga, ntazi ibyo ndimo, nyine nakavuyo gutyo, umuntu ndatangira gusenga ntabazi ibyarimo nyine. Ndagiye baratuye ari ibintu biho nyine kwatura ibyaha byawe byose. Kuko n'ubundi ijambo ry'Imana rivuga ati mwaturane ibyaha byanyu musabirane imbabazi, nanjye nzahera ko mbababarire. Nagiye nca bugufi ndatura, ariko ntazi icyo bimaze, ntazi n'umumaro wabyo, mbikora gutyo ari ibintu nyine byaho ngaho. Ariko ndatura uri Imana izi ubwenge bwinshi cyane, kandi Imana ni inyembaraga. Nagiye Imana irambwira ati mwana wanjye ninjye wakurinze amasasu, tinakurinze amasasu 3. Bitegereje ndabana ibi bintu ko mama ntabyazi ibi bintu bivuye, uyu muntu abibwiwe nande, hano ko kuyimi Imana. Iyi ni Imana. Ndangije ntangira kumva koko nukuri, ati njye wakurinze amasasu 3, njye wakurinze gereza, ndetse ndanayekurinze. Genda utangire usenge, utangire wera imbuto, utangire uhindure ubuzima bwawe, utuze, nguhe imikorere ukore, witeze imbere ukoresheje imbaraga zawe, kandi ntuzave mu gihugu cy'iwanyu. Igihugu cy'iwanyu nicyo kirimo umugisha, naho nzaguhera umugisha, naho nzagukomereza. Hanyuma leta nayo nibona impinduka nayo izakureka, ntakizakubasa, kandi babona ko wahindutse. Ati n'ikimenyimenyi
ibyapa bamanitse ahantu hose, izo lisite bamanitse zo kuguhiga ati ikimenyetso, uragenda usange barazimanuye. Nagiye ku kagari no ku murenge kuko njya kwirebesha ko ari byo, nsanga lisite barazimanuye, nsanga byararangiye, ntangira kujya mura n'abayobozi, ntangira kujya tuganira neza, bakambwira ati twumvishe ko wahindutse, twumvishe ko wakijijwe, hanyuma ntuzongere kubisubiramo kundi, jya uganiriza na bagenzi bawe bakibirimo nabo babireke. Tuzi neza yuko n'ubundi tugufunze, n'ubundi kugufunga biragenda ugororwe kuko nibyo bakugorore, ariko hari benshi n'undi bavayo bakongera bakabisubiramo. Ariko uva warifatiye umwanzuro ntuzongere kubisubiramo kundi, kuri ntutuze ukoresha imbaraga zawe, ushaka akazi ukoresha amaboko yawe, utuze utunga umuryango wawe, uracyari umwana muto utajya kugwa muri gereza cyangwa ukabaho mu buzima bubi. Ndavuga ni Imana urakoze bwo ndinze gereza. Nuko bibaho, ndangije nza gutera n'intambwe yo kureka inzoga. Neri intambwe yo kureka inzoga biranga, ariko Imana iza kumpa imbaraga. Ndibuka umunsi umwe nagiye mu kabari, nayo inzoga ya nyuma nitwa naguze nubwo ntayinyweye, inzoga ya nyuma naguriye mu kabari sinigeze nywa. Naragiye mu kabari ngura inzoga, ngiye kuyinywa nafashe bataga icyuma cyangwa se rabianti, narifashe nyigejeje ku munwa, ngiye kunywa numva imbaraga ziramfashe, sinsubiza inyuma ukuboko, iherezo undi muntu uri iruhande rwanjye. Numva mu mutwe wanjye sinzi bijemo, numva imbaraga zimfata zinsora zimvana mu kabari, ziransohora zingeza mu rugo ndataha. Ngeze mu rugo nsa nkaho ngaruye ubwenge, nitekerezo mbura nyoberwa ibimbayeho, nsubira mu kabari. Nsubiye mu kabari, ngeze iruhande rw'umuryango w'akabari, kwinjira biranga, gutera intambwe biranga neza, numva imbaraga none zimfashe ativa. Rero nsubira gusenga, Imana yambwira ati mwana wanjye nkukuye ku nzoga, ntuzongera kunywa inzoga ukundi. Ati imyuka mibi bakumurikiye cyangwa ibyo bintu bikubamo bigutuma bigukoresha ibyo bibi, byatumaga wiba, byatumaga gusambana, byatumaga gukora ibyo byose, biterekeshwa inzoga. Tugenda ureka inzoga, ngo uhaye imbaraga zo kureka inzoga. Inzoga ndazireka, inzoga ndazireka, najya gutera intambwe yo kuzireka, ariko nsigarana akantu k'ubusambanyi. Nkora ubusambanyi, nkomeza kuba mu busambanyi, mfite umugore amuca inyuma, ajya kureba abakobwa, indaya azigurisha, abagore bafite abagabo natoranya. Hanyuma komeza nihutishe, Imana nabwo iza kugenda insanga, najya gusambana, ubwoba bukaza mu mutima, nkumva umutima ugiye gusohokamo, ubwoba bukanyica nkatetera. N'umukobwa turi kumwe akabibona ko ndi gutitira, nkabira ibyuya ahantu hose mu ntoki, ubwoba butangira kunyica. Umunsi umwe nza kwicara nitekerezaho, numva ni nk'ijwi rikumbwira ati genda uve mu byo urimo, genda uve mu byo urimo, ntabwo uzaza gusenga wishushanya uri umusambanyi, ntabwo Imana izaguha umugisha kandi uri muri ibyo ngibyo. Mfata umwanzuro, nera intambwe, njya gusenga ahantu ku musozi, ndasenga mbwira Imana, ni Mana imbaraga nkuko bashije kunkura ku nzoga, nkure no mu cyaha cy'ubusambanyi, umpa imbaraga ko ngiye ku bwanjye sinakishoboza. Ndibuka umunsi nateye isengesho, abantu bari aho, hari abantu barenga 100. Icyo gihe gusenga byari bikemewe nyine ari rusange, nta kibazo bifite, nta kibazo bitera. Hari abantu benshi cyane, abantu benshi baretse gusenga barenge batega amatwi. Narasenze ndatanga n'abana, Imana nyeneye ko ngabo wa kera umuhindura uyu mutwe watekerezaga ibintu bipfuye, wajyaga mu bintu bipfuye ukureho, n'aya maboko yajyaga gukuraga urugomo, ibirenge byageraga ahantu habi. Ati Imana umhindurire amateka, ndagenda manuka n'ahandi n'abana, Imana n'iki gitsina cyakoraga ubusambanyi, nshaka kugikuraho ukamba ikinyugwa n'umugore wanjye gusa. Numva sinzi nk'ikintu kimvuyeho, numva ni nk'umutwaro uremereye mvuyeho, numva ndabohotse, ndasenga, numva ijwi rimbwira ati mwana wanjye genda tuze, tangira unkorere, tangira umvugire, nje kubana nawe. Nuko ubu urugendo rwanjye rwatangiye, ndatangira ndasenga. Babakobwa bose twavuganaga nomero zabo ndazisiba, ndavuga ni Imana dore nomero zabo ndazisibye, nawe genda ugiye muri telefone zabo basubizanjye. Kuva icyo gihe umukobwa twasambanaga ntawongeye kumvugisha, ntaho twongeye guhura. Nuko natangira urugendo rwo gukorera Imana, ndangije mfata umwanzuro, nza kwitekerezaho, ndabana okay, nari umukatolika icyo gihe kera, ndabana kaneri intambwe njye mu itorero ry'umwuka, nakire Yesu ambere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, mbatizwe mu mazi menshi, mfane na Yesu nzukane nawe, mbicyaremwe gishya. Ndagenda ntero intambwe, nitegereza amatorero yose, si ukuvuga ngo nuko adasenga n'andi arasenga, nta torero zabura umugeni, nta dini, itorero ni rimwe rya Kristo gusa, nta torero ritazabona umugeni. Ariko bitewe n'uwo ndiwe n'iki Imana yanshakagamo, yabonye ko ari ngombwa injyana muri iryo torero.
ndicara ndatekereza n'abantu okay, sinzabasha kureka inzoga ndi mu itorero ribemerera kuzinywa, sinzareka kureka ubusambanyi mu itorero ridafite mwuka wera, ritabigaragaza nyine ngomba kujya ahantu ku buryo nzajya ninya kubikora. Mbega njya mu itorero ntera intambwe njya muri ADPR ndabatizwa, nakira Yesu umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye, ntangira inzira yo gukizwa. Imana irankomeza iranyagura ngirira neza, ndangije nyuma ndakomeza nihutishe ko nakomeje kujya nsenga negera Imana, yagiye ikora ibitangaza. Imana ingirira neza, irongera impindura umuntu muzima, impindura n'amateka. Nubwo ubuzima bwari bugoye irabunarutsa, ko natarutse cyane nabanje yikizwa nyine nagiye no mu buzima bukaye, nicwa n'inzara tukabura tukabwirirwa. Bwari ubuzima bugoye n'umuntu ugikizwa, hari uko Imana ibanza ikagutestinga, ikabanza ikagushira ku munzani, ikabanza ikagupima koko uzabasha kwihangana ibyo uzahura nabyo. Kuko urugendo ruragoye, urugendo rurakomeye, harimo inzitane nyinshi, harimo ibigoye, ariko Imana ibanza ikagushyira ku munzani ikareba ko uzabibasha, ukareba ko uzabishobora. Imana yanshize ku munzani, inzara iratwica, kwambara ubusa, ndibuka nari mfite ipantaro imwe gusa, ari njyana gusenga, ari njyana ahantu hose. Umugore wanjye nawe ari igitenge kimwe gusa cyashaje, ari cyo tujyana ahantu hose. Imana yagenda tugira neza, iza kuma akazi, mbona akazi. Murabona nyine ko Imana iri kugenda ikora, wambaraga ipantaro imwe ndambara ikoti. Imana igenda impindura amateka, Imana igenda ingirira neza, impindura amateka kugeza amagingo aya. Imana nyine iracyandinze, iracyandinira agakiza. Uyu ni umwaka wa 2 nakiza. Imana yakomeje kunyambika imbaraga, ikomeza kugenda inyishurira, ikomeza kugenda inyereka byinshi bikomeye by'uru rugendo, genda inyishurira, nyereka ko ninsubira mu byo nari ndimo nzarembuka, nyereka aho nzajya, kandi ninkomeza gukora ibyiza, nyereka ko n'ubwami bwo mu ijuru buhari. Irabunyereka, yarabinyerekeye, mbona ko ubwami bwo mu ijuru buhari, bitari amagambo, bitari byo kuvuga ngo ni igitabo cyanditswe ngo n'abana b'abantu, ko abantu bajya bakunda kuvuga ngo Bibiliya ngo yanditswe n'abana b'abantu, ariko ni ijambo ry'Imana, kuko nubwo ari abantu baryanditse bahumekeyemo n'umwuka w'Imana. Ariko ngiye yanyishuriye bitewe naho nari mvuye, yanyishuriye nyereka ko ijuru ririho, inyereka ko umuriro w'ikuzimu uriho, kose uteye ubwoba pe. Irabinyereka, ikambwira ati nukora neza uzahembwa neza, nukora nabi uzahembwa nabi. Imana rero nishimye ko yandinze ikandengera ikamwana muri ibyo ngibyo, magingo yameze neza. Wenda twasangira ijambo rimwe ryo muri Bibiliya, kuko niyo ryasa nkaho ryankomeje rituma nyine mfata umwanzuro. Ni ijambo riri muri Yesaya n'igice cya mbere umurongo wa 16 kugeza kuri 20. Iri jambo ryarankomeje rituma ninyuka, rituma nyine njya muri inzira nanjye. Ni ijambo Yesaya yahuguraga Abisiraheli, umutwe w'amagambo aravuga ngo abahugurira guhindukira Uwiteka ngo bababarirwe. Hanyuma umurongo wa 13 uravuga ngo nimwiyuhagire, mwiboneze, mukureho ibyaha byo mu mirimo yawe, bive imbere yanjye, mureke gukora nabi. Mwige gukora neza, mushake imanza zitabera, murenganure abarengana, mucire imfubyi urubanza muburanira abapfakazi. Umurongo wa 18 haranditse ngo nimuze tujye inama, niko Uwiteka avuga, naho ibyaha byanyu byatukura tuku nk'umuhemba, birahinduka umweru bise nka shirege, naho byatukura tukutuku birahinduka nk'ubwoya bw'intama. Nimwemera mukumvira, muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma, inkota izabarya, niko akanwa k'Uwiteka kabivuze. Imana yanishimwe cyane. Imana rero nkisoma iri jambo nkumva yuko naho ibyaha byaba bingana bite, Imana ibibabarira. Kuko mbere nayitekereza ibintu nakoze, kuko Imana yambabarira, ariko nyisomera ijambo nkumva ko ibyaha ko byaba bingana kose Imana ibibabarira. Naravuze ni ubwo ibibabarira bikabyeza ku buryo ibaza ibyaha bisa nk'umuhemba. Umuhemba ni ikintu gisa nabi nyine, ariko ngira byeza bigasa nk'ubwoya bw'intama. Bukera ndagenda negera rukarabiro ndoga neza, nyine ndakaraba. Rukarabiro ni amaraso ya Yesu, ni ukwizera amaraso ya Yesu yabigeje ko niyoza abanyabyaha kuri Nyamwanga kugira ngo nta kindi gihe gukira kuretse kwizera ko yogejwe amaraso y'Umwami wacu Yesu. Nageneye rukarabiro ndoga ndacya, nihana ibyaha byanjye byose, ni Yesu. Imana rero muvandimwe bize nkaho ari
manuro mbaha cyangwa impuguro n'abandi bakiri muri ibyo byose, bakiri mu bibi, bakiri muri ibyo byose, ubwo buzima bwose nabayemo kuko hari abantu bakiburimo, hari impamvu Imana yandinze ibinkuramo yangira ngo nanjye nzagire icyo mvuga abakiburimo babasha kubuvamo. Nta rindi jambo ryamumeje ni iringiri rimbwira yuko nayo ibyaha byacu byatukura tubu Imana ibyeza, kandi nanone ikatubwira ngo nitwemera tukumvira tuzagira ibyo byiza byo mu gihugu, ariko nitwanga tukagoma inkota y'Uwiteka izaturya. Nukuri inkota y'Uwiteka irahari, umuriro wa Geronome urahari, umuriro utazima, abatazumvira bazawujyamo, ariko abazumvira bazagira ibyiza byo mu gihugu. Igihugu kirahari, kirimo ubwiza, kirimo kuko niko Imana yabwiye Mose ati mbajyanye mu gihugu cy'amata n'ubuki. Ni igihugu cyiza, igihugu kimeze neza. Ubwo rero twemera tukumvira icyo gihugu nta kabuza tuzagitaha, ariko nitwanga kumvira inkota y'Uwiteka izaturya. Imana rero ikomeze kubaha umugisha, kandi Imana ikomeze kubagirira neza, Imana y'amahoro irushaho kumeza kubiyereka. Rero wenda mbere yuko tuza gusoza iki kiganiro uvuze byinshi, ariko reka mbanze nkwibarize gatoya. Wambwiye ko umaze imyaka 2 ukijijwe, watuwe Nyagasani mukaba muri kumwe neza. Nta nzitizi ushobora kuba waragiye uhura nazo z'abantu bakubwira se biriya bimeze bite? Kugira ngo urabizi ko muri iyi minsi bitoroshye cyane kugira ngo ubone umuntu yarari mu bintu bidasobanutse usange yarakijijwe, kubera ko nkuko kumwana Satani aturasa imyambi uko bwije nuko bukeye, bisaba ingufu nyinshi cyane. Ni iki cyagufashije gukomeza muri uwo murongo, kikagukomeza kuguha icyizere uretse iryo jambo gusa? No mu buzima busanzwe urabizi ko tubaho tukagira abantu abaduca intege, abagira gute, wabyitwayemo gute? Murakoze cyane, kuko nkuko bivuze ntibibaho, nta kintu kibaho, nta ntambwe watara cyangwa nta nzira wajyamo, nta n'icyo wakora ngo ubura baguca intege, ubura biguca intege. Ariko buriya ikintu gituma n'ibintu ukora n'aka kazi kanyu ntamwe mugira ababaca intege, ariko ikintu gituma udacika intege nuko wowe wamara amasha ukavuga ati kuko uzi inyungu z'icyo kintu nyine, uzi inyungu uzahura nacyo zituma umaramaza, ku buryo umuntu wese waguca intege uba utabyumva. Nanjye kuko najemo muri urugendo nkaba nzi inyungu nzahura nazo, nkaba nzi ibyo Imana yanyeretse ngomba kuzahura nabyo, ibyo yambwiye, ibyo yanyerekeye, byatumye maramaza. Ibicanege byabaye byinshi, abo dusengana n'abo musengana bagukubera ibicanege, noneho umuntu wari muri ibyo ngibyo benshi baravuga ntabwo yakijijwe, n'ubundi yaje kwiba ibyuma byo mu rusengero. Umva byo ni ibintu bica intege umuntu, kumva ngo abantu muri gusengana n'ubundi bari kukwishisha, waza kwicara hano umuntu akahita ahunza agashokoshi, cyangwa ufite agatelefone akahita agafata mu ntoki, ufite umwana akamwegezayo, wajya gusura mwene se, uzi ngo ni mwene se ugiye kumusura ukabona arakwishisha afite ikibazo, bica intege muntu nyine. N'abo duturanye, mbega niyo nzara nayo ubwayo yari kunca intege, kuko muri iyo nzara nyine kubitwa nabi, nkicwa n'inzara, mbega ubuzima bukaba bubi, nabwo amajwi ya Satani yabaye menshi, wakongeye kwisubira mu byo warimo, ntiwajyaga ni wari uriho, mbega nyine inshanege yabaye nyinshi. Ariko ikintu kidukomeza no kwizera Yesu, kuko niko Paulo yavuze ngo byose mbishobozwa na Kristo umpa imbaraga. Ntangiye nta kindi cyanshoboje uretse Kristo wakomeje kugenda ampa imbaraga, ubugingo bwanjye busubizamo intege. Aho nageraga nkacika intege, Kristo yasubizagamo intege mu buzima bwanjye, nkakomeza gukunda gusoma ijambo ry'Imana, nkakomeza buri munsi ku manywa n'ijoro nkasoma ijambo ry'Imana, ryagiye rimfasha rirankomeza, riranyobora muri inzira neza. Nicyo cyamfashije, nta kindi, ni ugukomera n'ibyo nari ndimo nkamaramaza, kandi nkabasha no gutera umugongo bya bindi, kuko ntabwo wambwira ngo ushobora kureka ikintu ukikirimo cyangwa ukigendana n'abantu bagikora. Ntabwo wareka ubusambanyi ukigenda nawe umuntu mwasambanaga. Iyo ushatse kureka ubusambanyi neza, wa muntu mwasambanaga uramureka. Imaje kumureka icyo gihe ubona imbaraga. Imaje kubona imbaraga nibwo nyuma yaho wazongera ugahindukira ukajya kumubwiriza cyangwa ukajya kumuganiriza. Ariko ako kanya ukibireka ntabwo wajya kubwiriza ibintu utaramenya nawe. Iyo imaje kwambara imbaraga, rero ari imbaraga Kristo agenda twambika ku manywa na nijoro, ko tugenda turushaho kwisenga. Izo mbaraga imaje kuzamana nubwo ugenda ugahindukira ukongera ukababwira. Ariko mu gihe ukibireka bisaba ko babandi mwabikorana gusa nkaho bateye umugongo, hanyuma ukajya ukora icyo kubasengera, nawe wisengera ukambara imbaraga kugeza uzambara imbaraga. Yosefu ugiye bimubaho, yambara imbaraga zidasanzwe kugeraho umugore muka Potifari yamwambariye ubusa imbere ye, Yosefu agasohoka.
rero ari ahantu ugera ku rwego ugeramo Imana ikakwambika imbaraga ku buryo nyine na wa mukobwa ushobora kujya kumubwiriza mu mwasambanaga yashaka no kugusha cyangwa kugushuka ukabona imbaraga zirimo kuraho. Ariko igihe kizwa imbaraga aba ari nkeya kuko ukomeza kugenda usenga cyane uko imbaraga ziyongera. Nicyo cyagiye kindinda nuko nambaye imbaraga z'Imana, hanyuma nabo twari turi kumwe abanza kubareka nkabanza gusa nkaho bagiye kure ibyanjyanaga mu byanka bireka ubundi nkasenga nsaba imbaraga zo komeza kurwana intambara turwana nta yindi ni kurwana n'ibyaha nta masasu gose. Satana turasa n'ibyaha gusa, ubwibone, ibintu byo bitandukanye byinshi. Satana ahora turasa imyambi ku manywa na nijoro, ariko turarwana kubw'imbaraga za Yesu tugatsinda. Nanjye wenda reka nshimangire ku jambo bavuze ati ikintu gishaka kirakunda, bisaba kugikora n'umuhate, ukakinjiramo ukinjiyemo birakunda cyane. Niba uvuze ati njye nihaye gahunda yo guhinduka, ukegera Nyagasani, ukegera Imana, nutere intambwe imizatera 99 gusanga. Ngabo rero reka dusoza ugira ikintu wabwira abakurikiye Tasi TV show, ngira ngo impanuro bazumvishe, bumvishe byinshi, bumvishe ubuhamya bwawe aho waciye. Aba ari urugendo rutoroshye kugira ngo uve mu bintu bibi, ubu aka kanya ubu uri umuntu usigaye wigisha, ukaba wabwiriza umuntu akumva ijambo ry'Imana, kuko ntabwo biba byoroshye, bisaba urugendo ndetse na Nyagasani agakomeza kudufasha. Ugira ikintu ubwira abakurikiye Tasi TV show hanyuma dusoze? Murakoze cyane, baje kubashimira nyine ko mwaduhaye karibu kuri izi kamera zanyu za Tasi TV. Turabashimye n'abadukurikiye, turabashimye. Imana y'amahoro ikomeze kubaha umugisha. Impanuro cyangwa se icyo nababwira, mukomeze kwegera Imana. Ezafu niwe wabivuze muri Zaburi ya 73, navuga ngo kwegera Imana niko kwiza kuri njyewe. Turushaho kwegera Imana bizatubera byiza, turushaho gukorera Imana. Hanyuma kuba ari banze kera mubona ko nyine hari impinduka zageze. Rero nawe ushaka guhinduka, wenda bitewe n'uko urugendo nagezemo mbere, ndaza kubaha nimero zanjye, hanyuma muzamumagare dufatanye gusenga Imana. Nawe wumva ushaka guhinduka, ushaka kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ngakubere umwami ku manywa na nijoro, akurinde akurengere. Ni ukuri urugendo urimo urubonamo amahoro, urubonamo amahoro, ukabonamo umunezero. Nanjye ndugezemo nabonye umunezero, nabonye amahoro, ndatekana, numva nguwe neza. Ubwo rero nawe ushaka kujya muri urugendo, ndatanga nimero zanjye, muzamamagare tuganire ijambo ry'Imana, ubundi dufatanye gusenga. Imana amahoro ikomeze kuba umugisha, kandi nk'uko ijambo ryatubwiye, muhunge inkota y'Uwiteka, muhunge inkota y'Uwiteka kuko iraje kandi izaza ntago izatinda. No kumurembya yaririmbye ngazaza ntago azatinda. Muhunge inkota y'Uwiteka rero tabarya, mwumvire kugira ngo muzarye ibyiza byo mu gihugu cyo mu ijuru. Murakoze. Nimero yanjye ngo ni 078 13 0 17 74 078 13 0 17 74. Muhamagare dufatanye gusenga, dufatanye gukorera Imana, izaduhemba. Murakoze. Reka dusozanye n'isengesho dushyira imbere y'Uwiteka nk'uko twatangiye, ndetse unadusengera ku kiganiro dukora n'ikigenze neza. Imana yacu, urakoze mwami wacu Yesu Kristo, barakoze n'ukuri kutugirira neza, ukatwihishurira, ukatwiyereka, tukabasha kukumenya. Data turagushimye yuko wabanye natwe muri iki kiganiro, n'ukuri watugiriye neza, waduhaye kuvuga ibyo waduhaye kuvuga ibyo watubwiye, ntago twatandikirira nubwo twagiye kure yawe. Turagushimye rero kubw'ibyo mwami wakoze, nushimwe nunezerwe. Data wa twese mwiza rero, n'ukuri twari imbere ya kamera za Tasi TV, turakwinginze ngo iki kiganiro twatanze kibere abantu impuguro zikomeye, kigira ahantu gikura abantu, kijye naho kibashira. Mwami nikibe nk'ibindi bintu bisanzwe byo kureba ngo abantu twishime cyangwa tunezerwe, cyangwa kureba ngo dushimishe amaso yacu, ahubwo bibe ibigira icyo bihindura mu mitima y'abantu. Turakwinginze abazagikurikirana bose kizatanga impinduka mu izina rya Yesu Kristo. Amen.